tuyigarutseho pe. Amako yahumuye ku mugoroba wo kuri uyu wa kane. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame berekeje mu gihugu ca Jordania, aho bari muri Amman, aho bitabiriye ubukwe bw'igikomagoma cya Jordania Al Hussein bin Abdallah wa kabiri na Rajwa Al Saif. Tugarutse na hani wacu mu Rwanda mu gihe uyu nawe yabisoje. Gahinda Shamura uri umugome n'ukuri kw'Imana narize ko yenze kugiye kumbera sheri none urame mu gihe Imana yanjye ndeba ukuntu mbivuga. Ese ubu kugira ngo akwemere wari ugikise? Nari mfite ubwiza budasanzwe none usigaye usa n'ikimonyo. Nubwo biba bimeze gutyo, imiryango imwe yishimye, hari indi bibabaye. Ucyumviye inanga. Iyi nkuru ushobora kuba utarayimenya. Muheruka kumwumva mu nkuru nyinshi mu minsi yashize zitandukanye ngo ari mu rukundo, ariko burya hari ukuntu ku rundi ruhande bitari bimeze neza. Umubyeyi we yaramaze iminsi arwaye. Undi kuvuga yitwa Yolo the Queen. Nta minsi iciyeho uyu mubyeyi we wamwibarutse yitabye Imana, aho yaguye mu bitaro bya Faisal azize uburwayi butamenyekanye gusa ngo yari amaze igihe ari mu bitaro. N'agahinda kenshi kuri uyu mukobwa, dore ko yagiye anabigaragaza ku mbuga ze nkoranyambaga ubwo yari arwaye kugeza yitabye Imana. Reka tumwihanganishe hamwe n'umuryango we kubwo kubura umubyeyi wabo. Ni byinshi biba biri kuri iyi mihanda, nyamara ifaranga izarikora. Reba gufatwa na kamera ari muri ibi. Garigeza bari abahungu njya bitwara. Ubizi neza urageza amafuko taramufata. Biravuga tabimenyereye ubwo yakenye ubwenge mama. Uragashirana mu mafuko. Muyitonu mama gati. Ariko ubundi ibyo nivugisha wa muhungane, uzi biri kubera muri Reyo ko bimeze nka episode. Reyo abakinnyi bamwe bagize gutya basigara i Kigali, kandi mwibuke ko bafite umukino wa nyuma wo guhatanira igikombe cy'amahoro uzabera mu karere ka Huye ku itariki 3 Kamena 2023. Abo bakinnyi n'abandi ni Rwatubyaye Abdul kapiteni wabo, Willy Esombe Onana, Ngendahimana Eric, Mugisha François, Mitima Isaac na Ndizeye Samuel. Aba bose ngo mu gusigara nuko batarahabwa ibirarane by'imishahara yabo. Icyaje gukurikiraho rero, muri babandi baje kumanuka nabo baje gukora agashya noneho ngo bagize gutya, bamwe muri bo bafatana mu mashati ubwo berekezaga i Huye. Wamushaga wakwibaza ngo byagenze bite. Ngo ubwo bageraga i Nyanza, umunyakenya witwa Paul we n'umunyanigeria Rafael Osaru, imirwano yabaye yose hagati yabo. Ubwo imodoka yagiraga aho abagenzi benshi bakora ingendo mu majyepfo bakunda gufatira amafunguro n'ibyo kunywa ahazwi nko kwa Haji, ikahahagarara kugira ngo aba bakinnyi bafata akantu. Osaru yanze kujya gufata amafunguro nk'abandi, yisigarira mu modoka. Mu gihe yari mu modoka, Paul we yaje kumushotora aramucyurira ku birebana no kubura amafaranga yo kurya. Ubundi abakinnyi bose bakimara kwegera imodoka ngo batsimbure, Osaru abasohotse mu modoka asigira wera mu kubita urushyi. Kunduka nk'imisuzi se bite byabo. Kangubwire kanyo. Kanyombya ni nyoko. Intambara irota ubwo bagenzi babo niko kubakiza.
gusa andi makuru ngo abari basigaye nabo bamaze kugera i Huye. Hako se ubundi pasite ntiwakwemera ukajya gukina ubundi ukazabona amafaranga? Ntoya jewe aho ko umurokore w'umukene kereka niba mutazi umukene icyo ari cyo nakwihanganira ko umukire w'umunyabyaha wenda bazambwiriza nkakizwa ariko bahumurizwe n'isezerano. Hagati aho twinjiye muri weekend. Kora ibirori bisirimutse na Soul Protocol Agency inzobere muri hospitality. Dukora protocol na service mu birori bitandukanye, ubukwe, inama, graduations, conferences, kumurika ibikorwa n'ibindi. Akaso kandi abafite ubukwe tubafasha kubutegura no kubashakira ibikenewe. Duhamagare kuri 0791 81 10 cyangwa udusure kuri Instagram yacu @soulprotocol. Soul Protocol, our passion is your perfect event. Dukomeje na ibi bintu uko bikomeje gufata urundi rwegura noneho byimukiye mu gihugu ndi buze kubabwira mu kanya. Mu minsi yashize ijambo LGBTQ cyangwa abaryamana bahuje ibitsina ni ijambo ryakomeje kugaruka kuri iyi mihanda kugeza naho baza umuntu uti ariko se ubundi urinde icyo kibazo uzagenda ukibaze bene wanyu. ubundi dutangira kubona inkuru zaberuye iwacu hano mu Rwanda bati twebwe turakundana rwose, yewe bidatinze ku itariki ya 17 Gicurasi ubwo hizizwaga umunsi mpuzamahanga waharaniye guharanira uburenganzira bw'abaryamana bahuje ibitsina ku isi uzwi nka Ida Hobbit, tubona amadarapo atangiye kumanikwa kuri za ambasade. Bamwe bati ibi ni ibiki noneho ko byakomeyera, gusa bamwe bakagira intekerezo zitandukanye kuri ibi bintu, dore ko na Musenyeri Mbanda yigeze kugira ati yewe sinzigera nshyingira abatinganyi pe. Mu 2016 rero umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda bigeze kumubaza kuri LGBTQ maze asubiza muri ubu buryo. LGBT homosexuality. Yes. It hasn't been our problem. And we don't intend to make it a problem. So we are struggling with all kinds of problems we have, and as I said earlier, we want to have everybody involved, participating. That means, as I said, being there for each other again is because we mind being supportive of each other, we mind the stability that comes with allowing people to live in harmony. And I think we've made good progress on that. So this far, since, as I said, that is not a big problem for us, I don't want to make it a problem. Gusa twerekeje mu gihugu cya Uganda ho byafashe urundi rwego. Abanyeshuri baturutse muri kaminuza zirenga 13 zitandukanye muri Uganda bakoze imyigaragambyo ku nteko nshingamategeko iri mu murwa mukuru bamagana Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden uri gusaba ko abaryamana bahuje ibitsina bakomorerwa.
uzamugwaho azaba agushije ishyano. Isurimo n'ibiki? Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha, si ngombwa kwirirwa ujya ahari, aho uri hose arabikuzanira, agufasha kumenya niba ukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma. Agufitiye umuti utuma abagore bakundwa, umuti wirukana ibisambo, umuti ugaruza ibyibwe, atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima. Hagati aho narakomeza ko nawe yaje guhura n'uruva gusenya, aho yari ari mu birori byo gutanga impeta z'ishimwe ku banyeshuri barangije mu ishuri rya gisirikare, maze akagera gutya akaba yikubise hasi. Tugarutse muri Uganda rero, wakwibaza ngo byafashe iruhe rwego. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yemeje itegeko rihana abaryamana bahuje igitsina kugira ngo byemere ngiryo da. And I want to confirm to you that what was a bill is now an act of parliament called the Anti-Homosexuality Act 2023. Byari ibyishimo ko maze uyu munsi yumvikana agira ati nubwo bavuga ko bagiye guhagarika ubucuruzi bakoranaga na Uganda, tuzakorana n'ibindi bihugu bitandukanye aho gukuraho itegeko rihana abaryamana bahuje ibitsina. Ikindi, ntabwo tugira indimi ebyiri, dukwiye kwitegura intambara. Mwibuke ntabwo ari iy'aboroshye. And that's what I was telling you. The other time when I met you at Kololo, I said you people you should be ready for a war. Ariko se David, uhura n'umuzungu w'umutinganyi wabigenjeje ute? Turashize. Oya, nibyo baje kera ahubwo. Tabara. Burya baje kera. Tabara turashize. No, umva umuzungu na Tabara turashize. Aparikivati hari. Aparikivati arambwira ngo ni namburi ipantaro. Nubitse nyibana nubitse Kingas. Mvanye ipantaro. Ngo tuisar ngo mekapati tinapanaje. Ngo kuchitopanaje. Ngo ntabwo wozi. Tikova. Mais tu allais mettre ton pantalon et puis le ni byose ni kimwe. Ngo kuchitoka. Oya. Ngo kuchino. Kuko buriya yanukaga mu. Nari maze icyumweru ntogo. Gutoga mu nywana. Pekanyo ko benshi bari kubijyamora. Munaanza mambo ya hebu. Nibiri kuri iyi mihanda kuri uyu munsi weekend tuyinjiyemo. Eregani amazina yanjye ni Hirwa Redemptus. Komeza ukora subscribe umunsi, like, share na comment. Ibyiza biracyaza we, nukuri kw'Imana ve.